Benshi mu bagore usanga bakora amakosa mu ngo zabo, ayo makosa akaba ashobora gutuma ingo zabo zitaramba, abagabo bakaba babazinukwa burundu. Uyu munsi rero tugiye kubabwira amwe mu makosa akorwa n'abagore mu mibanire yo mu miryango yabo. Rero ayo makosa akaba ashobora gutuma ingo zabo zikaba zasenyuka ntizimare kabiri. Ni benshi mu bagore usanga barinangiye imitima yabo, hari amwe mu makosa usanga bafite, ariko ugasanga ayo makosa ntibazi ko ashobora kubabaza abagabo babo. Uyu munsi rero twabateguriye ayo makosa agera ku 10 ashobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka ntirumare kabiri. Mbere yuko dutangira kubabwira byinshi, banza ukande subscribe kugira ngo ikiganiro ducisha kuri uno muyoboro ujye uba mbere mu kukibona. Ikosa rya mbere umugore ashobora gukora rikaba ryatuma umugabo azinukwa umugore, iyo umugore afata imibonano mpuzabitsina nk'ingurane mu buryo bwo gusaba umugabo ibintu. Ugasanga umugore yanga kuryamana n'umugabo we bitewe na bimwe umugabo ataramugurira, umugore ugasanga avuga ko azaryamana n'umugabo we ariko umugabo we yaguze ibyo bintu. Cyangwa se igihe mwakoze umwe yaguye mu ikosa, ugasanga umugore yarakaye yanze gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo we, kandi imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu cyunga umugabo n'umugore. Rero iyo umugore yinangiye umutima ni kimwe mu bimenyetso bishobora gukurura umwuka mubi, mukaba mwanatandukana. Ikimenyetso cya kabiri cyangwa se ikosa rya kabiri rikorwa n'abagore rikaba ryatuma umugabo ava mu rugo akigendera cyangwa se mugashwana, ni uko utiyitaho. Iyo uri umugore utiyitaho, cyane cyane utoga, mbese uri wa muntu w'umunyamwanda, aho ngaho umugabo ashobora kukwanga. Cyangwa se ukaba uri wa mugore utakwisiga neza ngo yisige ako gapuderi nka se neza, mbese ugasanga ni wa mugore umeze nk'ikinyabari. Uwo mugore rero umugabo ntago yagukunda. Uko witwara ukiri umukobwa ntago ariko buno witwara, warahindutse. Niba ukiri umukobwa icyatumye uwo mugabo wagukunda ari izo make-up, wagera mu rugo ntuzisige, uwo mugabo azakwanga. Rero kutiyitaho ni kimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umugabo akuzinukwa, ntimuzongere kubana cyangwa se urugo rwanyu rukaba ari rwa rugo rutameranye neza bitewe n'iyo mico. Ikimenyetso cya gatatu gishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka ni amahane. Abagore benshi usanga bagira amahane, ugasanga bafunga mu mutwe bagira amahane, bagiyagirira ku bagabo babo. Rero amahane nayo ni kimwe mu kosa rishobora gutuma umugabo azinuka umugore. Ikimenyetso cya kane cyangwa se ikosa rya kane rishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka burundu ni uko utiteza umugabo wawe. Igihe muri kugenda ukaba utakwemera kugendana n'umugabo wawe, si no mu kugendana gusa ndetse no mu buzima busanzwe ukaba utamwiteza. Aho ngaho umugabo abona ko utamwitayeho, rimwe na rimwe akaba yakwanga, urugo rwanyu rukaba rwasenyuka. Iyo utita ku mugabo wawe bituma abona ko mbese mutameranye neza, arega guha umugabo wawe keya nabona ko mwitayeho. Mwa bagore mwe, niba mutita ku bagabo banyu, mumenye ko izo ngo zanyu zitamara kabiri, kuko umugabo icyo aba yaragushake si cyo aba abona. Iyo umuha keya rero abona ko ukimwitayeho. Ikosa rya gatanu ushobora gukora rigatuma urugo rwanyu rusenyuka burundu ni ugufata abavandimwe b'umugabo wawe nk'abanyamahanga. Iyo uri wa mugore ubona abavandimwe b'umugabo wawe ukabasuzugura, ukabereka ko ntacyo bavuze imbere yawe, aho ngaho umugabo abona ko utitaye ku muryango wiwe. Aho ngaho umugabo abona ko utitaye ku byiwe. Rero kwita ku bavandimwe b'umugabo wawe ni kimwe mu bimenyetso bituma umugabo abona ko umukunda ndetse umukundira n'umuryango we. Rero iyo ubasuzugura, aho ngaho umugabo abona ko urukundo rutarimo. Ibi rero bikaba bishobora gutuma umugabo atakomeza kubana nawe kuko ababona utitaye ku bavandimwe biwe. Ikosa rya gatandatu rishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka
ni uko utumva ko mutazaganira ku bibazo mufitanye. Iyo wa mugore we wumva ko umugabo wawe mutaganira ku bibazo mufitanye, ukumva ko umugabo ari wowe uzahora ubikemura, igihe mufite akabazo mu rugo ukumva ko umugabo ari wowe uragakemura, ubirikira ku mugabo. Umugabo nawe abona ko ntacyo umaze mu rugo kuko ntabwo uba waraje kubivaze mu rugo, aba akeneye umugore uzajya umufasha. Rero ibintu byose ubihirikiye ku mugabo abona ko atitaweho neza. Ikindi kandi wigize umufungamutwe, ntuganire n'umugabo wawe cyangwa se ngo muganire ku bibazo mufite, abona ko byose uri kubimuhirikiraho ukumva ko ari we uzabikemura. Niba ari nk'ideni mufite muri banki ukumva ko ari umugabo uzaryishyura wowe utabigizemo uruhare. Rero guhirikira ibintu byose ku mugabo ni kimwe mu bizatuma urugo rwanyu rusenyuka. Ikosa rya 7 rishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka burundu, ntuzongere kwegura umutwe, ni ukutihangana. Kwihangana ni ikimenyetso cy'ubupfura. Rero iyo uri wa muntu utihangana, igihe mugeze mu bibazo ntiwihangane, igihe umugabo wawe n'urugero yaguciye inyuma ntiwihangane, ukumva ko ari ikosa yaciye nk'amabere, jya umenya ko uwo mugabo wawe anytime ashobora kwigendera, kuko umugabo aba asaba guhendahendwa. Nanone ntumuhendahende umeze nk'umugura. Iyo ubonye umugabo wawe nawe adashobotse, gerageza umwiteho, nawe azigarura. Rero iyo utihangana n'umugabo abona ko utamwitayeho, akakureka, bya bindi yakuburanye akajya ajya kubishakira ahandi. Ikosa rya 8 rishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka ni igihe umugore yirengagiza igifu cyangwa inda y'umugabo wiwe. Ugasanga umugore ntiyita ku ifunguro ry'umugabo we, ugasanga amugaburira ibibonetse byose. Ugasanga ni wa mugore uba uteka ibiryo bikeya, ndetse n'ibyo biryo atetse akaba agaburira umugabo we ibiryo bidamunejeje. Rero kwirengagiza inda y'umugabo wawe ni kimwe mu bizatuma umugabo abona ko utamwitayeho, akaba yakureka. Ikosa rya 10 rishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka ni ukugira inshuti mbi y'umuryango, cyangwa se wa mugore ukagira inshuti mbi y'undi mugore mugenzi wawe. Iyo ugize inshuti mbi, iyo nshuti mbi ishobora kugushora mu ngeso mbi, cyangwa se inshuti mbi hari ya nshuti ishaka kukuroha, ukumva ko urugo rwanyu rutaramba. Rero iyo ugize inshuti mbi ishobora gutuma urugo rwanyu rusenyuka. Ikimenyetso cya 10 aricyo cya nyuma, cyangwa se ikosa rya 10 ushobora gukora rikaba ryatuma urugo rwanyu rusenyuka, wa mugore we cyangwa se wa gitsina gore we, ni ukugira amabanga uhisha umugabo wawe. Iyo uri wa mugore rero wahisha amabanga atandukanye, umugabo rero yakuvumbuye, ntago mwakizanya, niho hahandi usanga urugo rwanyu rutameranye neza, bityo mukaba mushobora no gutandukana bigeze kure. Rero kugira icyo uhisha umugabo wawe bishobora gutuma urugo rwanyu rutamera neza. Wa mukobwa we wifuza gushaka umugabo, aya mategeko yagendeyeho cyangwa se ukirinda aya makosa, bishobora gutuma urugo rwanyu ruramba rukaba urw'intangarugero. Ushobora kuba urugeze kuri uno munota wari gukurikiranye ino video. Icyo nagusaba cyo ntugenze udakanze subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro.